Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi ni umunsi w'160 dusoma ijambo ry'Imana. Tugeze mu ndirimbo ya Salomo. Uyu munsi nicyo gitabo turasoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Inyamibwa mu ndirimbo za Salomo, umugeni. Ansome no gusoma ku munwa we, kuko urukundo unkunda rundutira vino. Imibavu yawe ihumura neza, izina ryawe rimeze nk'amadahano atamye, nicyo gituma abakobwa bagukunda. Unkurure twiruke inyuma yawe tugukurikiye, umwami yanjyanye mu rugo rwe, tuzanezerwa tukwishimana, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Bafite impamvu rwose bagukundira. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'Abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura, nabitewe n'izuba ryambabuye. Abahungu ba mama barandakariye, bangize umurinzi w'inzabibu, ariko uruzabibu rwanjye sinarurinze. Yewe uwo nkundisha umutima, mbwira aho uragira n'aho ubyagiza ku manywa. Kuki namera nk'uwatwikiririwe hafi y'imikumbi ya bagenzi bawe? Umukwe. Niba utabizi wa mugore we, uri indatwa mu bagore. Genda ukurikire mu nkora y'umukumbi, uragira abana b'ihene bawe iruhande rw'amahema y'abungeri. Wa mukunzi wanjye we, nakugereranije n'ifarashi ikurura amagare ya Farawo. Mu misaya yawe ni heza, hacotsemo imishunzi. Ijosi ryawe ririmbishwa n'inigi n'amasaro y'igiciro cyinshi. Tuzakuremera imikufi y'izahabu, duteremo amabara y'ifeza. Umugeni. Igihe umwami yabaga yicaye ku meza ye, impumuro ye y'amadahano yanjye yaratamaga. Umukunzi wanjye yamereye nk'ishangi iri hagati y'amabere yanjye. Umukwe. Umukunzi wanjye amereye nk'ururabyo rwa koferi buba mu nzabibu zo muri Enigedi. Umukunzi wanjye we, uri mwiza, niko kuri mwiza, amaso yawe ni nk'ay'inyana. Umugeni. Dore uri mwiza mukunzi wanjye, ni ukuri uranezeza. Uburiri bwacu ni ubwatsi bugitoha, inkingi z'inzu yacu ni imyerezi, n'imishoro yayo ni imiberoshi. Indirimbo ya Salomo, igice cya kabiri. Ndi nka Habasereti w'i Sharoni n'umwangage wo mu bibaya. Umukwe. Nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Umugeni. Nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, amatunda ye yarandyoheye. Yanjyanye mu nzu y'ibirori, n'ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari ryo rukundo. Nimumpembure n'imbuto z'uruzabibu, mundamirishe amatapuwa, kuko urukundo runsabye. Ukuboko kwe kw'ibumoso kuranseguye, n'ukuboko kwe kw'iburyo kurampfumbase. Umukwe. Mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, mbarahirije amasirabo y'impara zo mu gasozi, ntimukangure umukunzi wanjye ngo abyuke kugeza igihe abyishakira. Umugeni. Ijwi ry'umukunzi wanjye dore araje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, asimbagurika ku misozi. Umukunzi wanjye ameze nk'isirabo cyangwa umucanzogera w'impara, dore ahagaze inyuma y'inkike yacu, arebera mu madirishya, agaragarira hagati y'imbariro. Umukunzi wanjye atangira kuvuga, arambwira ati, haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane. Dore itumba rirashize, imvura imaze gucika.
uburabyo butangiye kurabya ku isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. Umutini weza imbuto zawo z'umwimambere, kandi inzabibu zirarabije, impumuro yazo nziza iratamye. Haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane. Numa yanjye we, uri mu mitutu y'urutare no mu bishumiko byo mu bihanamanga. Reka ndebe mu maso hawe, numve n'ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza, n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Umukunzi wanjye ni uwanjye ubwanjye, nanjye nduwe. Aragirira mu myangange, kugeza mu mafu ya nimunsi, izuba rikendakenda. Garuka mukunzi wanjye, umere nk'isirabo cyangwa umucanzogera w'impara mu mpinga z'imisozi y'i Beteli. Indirimbo ya Salomo, ibice 3. Umugeni. Nijoro ndi ku buriri bwanjye, nshaka uwo umutima wanjye ukunda, ndamushaka ndamubura. Niko kuvuga nti, ngiye guhaguruka ngendagende mu mudugudu, mu nzira no mu miharuro, nshaka uwo umutima wanjye ukunda. Naramushatse ndamubura. Nahuye n'abarinzi bagenda umudugudu, ndabaza nti, mbese mwabonye umutima wanjye ukunda? Tugitandukana gato, mbona umutima wanjye ukunda. Ndamufata nanga kumurekura, kugeza ubwo namugejeje mu nzu ya mama, mu cyumba cy'uwambyaye, umukwe. Mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, mbarahirije amasirabo n'impara zo mu gasozi, ntimukangure umukunzi wanjye ngo abyuke kugeza igihe abyishakira. Umugeni. Uriya ninde uzamuka aturuka mu butayu, ameze nk'inkingi z'umwotsi, ahumurwaho n'ishangi n'icyome n'ibihumura neza byose by'umugenzi. Dore ni ingobyi ya Salomo, akikijwe n'ingabo z'intwari 60 zo mu ntwari za Isiraheli. Bose bitwaje inkota, ni abahanga bo kurwana. Umuntu wese atwaye inkota ye ku itako rye, babitewe n'ubwoba bwa nijoro. Umwami Salomo yiremeye ikitabashwa mu biti by'i Lebanoni. Inkingi zacyo yaziremye mu ifeza, n'imbere hacyo hari izahabu, n'icyicaro cyacyo ari umuhengeri. Igisasiro cyacyo gishashwe n'urukundo, yabikorewe n'abakobwa b'i Yerusalemu. Yemwe bakobwa b'i Siyoni, nimusohoke mwitegereze umwami Salomo, ufite ikamba yambitswe na nyina umunsi yashyingiweho, ari wo munsi umutima we wanezerewe. Indirimbo ya Salomo, mbabarire, ibice 4. Dore mukunzi wanjye we, uri mwiza, niko kuri mwiza. Amaso yawe ameze nk'ay'inyana hagati y'imishunzi yawe, umusatsi wawe umeze nk'umukumbi w'ihene ziryamye mu ibanga ry'umusozi w'i Galeyadi. Amenyo yawe yera nk'umukumbi w'intama zakemuwe zivuye kuhagirwa. Zose zigenda zikurikirwa n'impanga zazo, ntihagira n'imwe ipfusha. Iminwa yawe imeze nk'ubudodo butukura, kandi mu kanwa hawe ni heza. Mu misaya yawe hameze nk'igisate cy'ikomamanga hagati y'imishunzi yawe. Ijosi ryawe rimeze nk'umunara wa Dawidi, wubakiwe gushyingurwamo intwaro, utendetsemo ingabo 1000, ingabo zose z'intwari ze. Amabere yawe ameze nk'inyagazi 2, impanga z'isirabo zirisha mu myangange. Kugeza mu mafu ya nimunsi, izuba rikendakenda, ndajya ku musozi uriho ishangi no ku gasozi kariho icyome. Uri mwiza bihebuje mukunzi wanjye, nta nenge ufite. Ngwino tuvane i Lebanoni, umugeni wanjye, tuvane i Lebanoni. Itegereze uri mu mpinga zo muri Amana, uri mu mpinga z'i Seniri n'i Yerumoni, uri mu mavumo y'intare, uri mu misozi ibamo ingwe. Wansabye umutima, mushiki wanjye, mugeni wanjye, wanshabishije umutima n'ijisho ryawe, n'umukufi wo mu ijosi ryawe. Urukundo rwawe ko ari rwiza, mushiki wanjye, mugeni wanjye. Urukundo rwawe ko rundutira vino,
kandi impumuro y'amavuta yawe ikandutira imibavu y'ubwoko bwose. Iminwa yawe mugeni wanjye iratonyagaho ubuki, umutsama n'amata biri munsi y'ururimi rwawe, kandi impumuro y'imyambaro yawe ni nk'impumuro y'i Lebanoni. Mushiki wanjye we mugeni wanjye, uri umurima uzitiwe n'isoko yasibye, n'iriba ryashyizweho ikimenyetso gifatanye. Ibishibutse byawe ni umurima w'imikomamanga weramo imbuto nziza, goferi n'uduti twa narada na karukoma, kane na mudarasini n'uduti twose tw'icyome, ishangi n'umusagavu n'imibavu yose iruta iyindi. Uri iriba ryo hagati y'imirima, uri isoko y'amazi abeshyaho, n'imigezi itemba ituruka i Lebanoni. Umugeni, kanguka wa muyaga w'ikasikasi we, nawe w'ikusi ngwino, huha hejuru y'umurima wanjye, kugira ngo impumuro y'imibavu ihari ikwire hose. Reka umukunzi wanjye aze mu murima we, arye amatunda ye meza. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice bisigaye. Mugire umunsi mwiza.